Ndagusuje mwifurije kugira uwa gatanu mwiza turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Uwiteka akomeze abe hamwe namwe. Juma Mubaraka ku basilamu mwese, hanyuma isabato nziza. Ubwo nugutegura nyine isabato y'umunsi wa karindwi ku badventiste b'umunsi wa karindwi. Mwese nizere ko mumeze neza, ndetse kandi namwe weekend yanyu iraza kuba igenda neza. Bari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora muri rusange, mwese twamaze kubaha ikaze muri iki kiganiro. Nizera nashidikanya ko mumeze neza, nutameze neza kandi yihangane, ubu n'ubuzima niko bigenda. Hanyuma rero tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye no kuri Sawa TV. Murabizi umunsi ku munsi kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, mu gitondo kugeza ku mugoroba, tukugezaho amakuru agiye atandukanye cyane agezweho mu mikino. Ibyo ushobora kumenya rero, bimwe muri ibyo ngibyo nuko ekipe ya APR FC iri gukora imyitozo ikakaye kuri stade Ikirenga. Ndaza kugutembereza ngujyane kuri stade Shyorongi nkubwire umwuka uriyo. Umutoza Abdelrahim Taribu yarakaye cyane pe, yararakaye cyane ku buryo ewani ikipe noneho ngiri gukora umwitozo, umutoza avuga ati noneho ndamanura 11 abakinnyi mutari bwitware neza, ndaza kubazitura ewani nukubakubita akanyafu. Ubwo akanyafu mba ndi kuvuga nyine nukubakura mu kibuga burundu. Ubundi uyu mutoza ubona ko yagerageje guhereza buri mukinnyi umwanya, so igihe rero cyo gukiramo abakinnyi be kirageze. Ubwo utaritwaye neza cyangwa se abo yanenze, abo iyi myitozo yarangira yanenze, nabo ngabo, ndetse kandi nta yandi mahirwe bagomba kubona. Abdelrahim Talib avuga ko intego ze ari ukwegukana Cecaf Kagame Cup. Turaza kwinjira rero Shyorongi kuri stade Ikirenga, turebere hamwe uko imyitozo ihagaze ndetse n'abakinnyi ikipe ya APR igomba kuba ikoresha. Ndetse tugiye no kwinjira muri Cecaf Kagame Cup, dusesengure cyane, turebere hamwe uko amakipe agomba kujya ahura, ariko kandi turebe intego, turebe probability cyangwa se amahirwe ashoboka yo kugira ngo ekipe ya APR ibe yatwara Cecaf Kagame Cup mu gihe yabizamutse mu itsinda. Ndakubwira iyo byahura nayo muri kimwe cya kabiri, ubwo nyine na finale wahita umenya iyo bigomba guhura. Muri make iki kiganiro kigiye kuba gisobanura urugendo rwa APR FC muri Cecaf Kagame Cup. Turaza kurebera hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ekipe ya Rayon Sport, it's a breaking news, bidasubirwaho iraza gutandukana n'uwitwa Shadrack Bingbero nyuma y'uko hari amafaranga yari yahawe rwose, ariko habura amafaranga 15,000 by'idolari. Yavugaga ko ubundi yaguzwe 35,000 by'idolari, ahabwamo 20, ngira ngo ahabwa 20 by'idolari, and then nyuma yo guhabwa 20 by'idolari hasigara 15,000. Amasezerano akaba yaravugaga ko shampiyona zigomba gutangira yaramaze kuyahabwa. Ni yayahabwa rero, bivuze ko Rayon Sport nyine kwemera kuyatanga bisobanuye kwemera kumugumana, kwemera kwanga kuyatanga bisobanuye ko batamushaka. Witwa Shadrack Bingbero rero arasohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu ni Rutahizamu wakabirijwe, gusa biratangaje kubona ko Rutahizamu atari muzima mu myitozo. Nta game nimwe iri official yakinnye, ngubone ko byanze, kuko kuri Yanga n'ubundi nta mukinnyi wigeze aba muzima cyane katanakinnye. So biratangaje cyane rero. Uyu rero Shadrack Bingbero agomba gutandukana n'iyi kipe rwose. Ahubwo amakuru yandi namenye nuko uwitwa Mugunga Yves yamaze kumvikana na ekipe ya Rayon Sport, nawe ngo araza kujoininga iyi kipe asimbuye uwitwa Shadrack Bingbero. Ibyo byose rero tugiye kubiganiraho, turebere hamwe uko muri aya makipe yombi uko akomeye hano Nyarugenge, turebere hamwe ibyo ari kugenda apanga. Imwe iritegura shampiyona ndetse n'imikino ya CAF Confederation Cup, indi iritegura Cecaf CAF Champions League, ndetse na ekipe ya APR ikitegura ni na shampiyona. Ariko kandi ubwo Rayon Sport ishobora kwisanga iri gukinira imikino yayo yose nyafurika, iri kuyikinira muri Tanzania. Ubwo ibyo nibyo mba ndi gucamo, nari buze kugarukaho mu makuru arambuye n'impamvu incamake zanjye ziba ndende. Hari ibyo mvuga mu incamake nirwa mvuga, ubundi mba nabirambuye. Nka ekipe ya Rayon Sport, iyi kipe rero itagize ikikora ngo irebe ukuntu ihuzahuza amatariki ya nyuma y'ukwezi kwa 9 n'amatariki ya mbere y'ukwezi kwa 10, ngo irebe ukuntu yabona stade Amahoro, kuko Pere zagombaga gukiniraho ntabwo zemewe, ndetse na stade Huye niyemewe na CAF.
so stade yonyine yemewe ni stade Amahoro, kandi stade Amahoro iraboneka mu matariki nyuma y'ukwezi kwa 9 kandi imikino iteganyijwe hagati mu kwezi kwa 9. So APR yo yumvikanye na CAF yumvikana na Pyramid, ubwo na Rayon Sport birayisaba kumvikana na Singida ndetse na CAF. Mu gihe cyose bitashobora kumvikana, Rayon Sport ishobora kwisanga iri gukina imikino yayo yose uko ari biri hanze y'u Rwanda, nkuko byagenze mu myaka ishize ugasanga yo nayo yakiriye imikino ibiri yose hano i Kigali. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe turebe impamvu yabyo, ariko mu nyemerere wenda tudatinze duhere n'ubundi kuri izi transfer zo muri Rayon Sport mbere yuko twerekeza mu myitozo Shyorongi, cyangwa se duhere mu myitozo Shyorongi. Oya, reka duhere kuri izi nkuru ziri muri Rayon Sport. Rayon Sport yagombaga ubundi yatangaje ko yasinyishije uwitwa Shadrack Bingbero, ariko mu gutangaza ko yasinyishije yanumvikanye n'uwitwa Shadrack Bingbero n'umukinnyi wari muri Rayon Sport yarahawe amafaranga miliyoni 20 kuri miliyoni 15 zindi yagombaga guhabwa. Kuri miliyoni zindi 15 yagombaga guhabwa kugira ngo kontra ibe yuzuye. So icyo yasinye rero twakita nka pre-contract cyangwa se pre-contract mu Kinyarwanda babyita imbanziriza amasezerano. Ni pre-contract, donc ni contrat ushobora gusenya ariko atari yindi official, ibanziriza amasezerano ya nyayo. Ni nka draft y'amasezerano ya nyayo. So uyu rero Shadrack Bingbero yayasinye anemererwa ko agomba guhabwa miliyoni zindi 15 zisigaye nyuma ya Rayon Sport Day. Nyuma yuko rero Rayon Sport Day igeze ikagera uyu mutaramu witwa Shadrack Bingbero ari kujya mu mikino gufunga baro bikanga, abareyo bateye hejuru baravuga ati reka mukumire mwirukane hakiri kare kubera ko ntago wazana icyasha ngo uboneke ikintu cyanduye nuko ukomeza ugikoresha, kandi cyanduye bamaze kubibona. Wenda utabizi it's okay, ariko mu gihe wabimenye ugomba gukumira. So nicyo cyabaye rero muri timu ya 1 inch. Bafashe uwitwa Shadrack Bingbero bashyira ku ruhande, yewe babifashijwemo n'umutoza, kuko umutoza nawe yaravuze ati reka Bingbero ewana ni igihuha. So uwitwa rero Shadrack Bingbero ku munsi w'ejo nibwo Rayon Sport yafashe umwanzuro wo kutamwongerera amasezerano, donc wo kutamuha amasezerano nkuko bari babivuganye ko nyuma ya Rayon Day aribwo agomba kuba ahabwa amafaranga ye ndetse akaba yanaguma muri equipe ya Rayon Sport. Uyu Shadrack Bingbero akaba agomba guhita asohoka muri equipe ya Rayon Sport. Mu myitozo yatsinze ibitego gutabara birenga 5, ariko mu mikino yindi isanzwe ewana no gufunga baro ubwo wakibaza ngo ahubwo yafunze baro zingahe, nicyo kibazo wakibaza. Gusa nubwo wenda ari uko bimeze, ngewe ntabwo ariko mbibona, ntabwo nge nizerera muri test nk'izi. Niba umukinnyi nka Shadrack Bingbero ni top scorer wa kabiri muri shampiyona y'u Bugande, yego wenda ni shampiyona yasubiye inyuma, ariko nanone ntabwo twayigereranya na shampiyona y'u Rwanda. Ese uyu munsi nanone top scorer wa kabiri mu Rwanda saba ngaba siforunganye na Watara. No ese tubita abakinnyi babi ngayibaze top scorer wa kabiri muri shampiyona ya Congo, nayimvuze mu Bugande muri Congo. So uwo mukinnyi ntabwo ari mubi. Ni shampiyona irimo za Tupsa Mazembe, ni shampiyona irimo za Côte d'Ivoire nako AS Vita Club. So iyo shampiyona irimo za DSMP n'andi makipe agiye atandukanye, wenda ntabwo kiri ku rwego rukomeye nka mbere ariko irakomeye. So ibaze rero top scorer wa kabiri Shadrack Bingbero, none ibaze ko uri kumujija kuri match 2 cyangwa 3 za gicuti, nawe wumve. Kandi mu myitozo aracyagaragaza ko ari umukinnyi mwiza, ariko kubera ko ngo akinnye match 2 za gicuti, ese ubundi ninde mukinnyi muri Rayon Sport wabitsinze? Tujye tunareba, wenda tuvuge tuti byamunaniye uwo Habimana Yves yaje arabikora. Habimana Yves usibye Rivarido, uwo Aziz Basani uzabanzamo hari ibyo yatsinze. Uwo Abedi Bigirimana yatsinze bingahe? Uwo ubwo hari undi ninde? Abo badama Bagayogo, wenda Dama Bagayogo yaragitsinze. Nyine ninde Rutahizamu wundi waje ufite ibyo bitega adafite? Hari rimwe na rimwe amakipe abameze nabi ari gutozwa nabi, rimwe na rimwe ari n'umutoza, ni abantu nibanabireba ngo babimenye ko niba umuntu atsinda mu myitozo, umutoza akanima systeme mu mukino ze bikanga, kuki utatekereza ko ari ikibazo cya systeme umutoza yagiye gukinisha mu mukino.
ahubwo se abona imipira ingahe akayipfusha ubusa. Ya mipira yaje mu kavuye bapfuye gutera imbere bamuhaye baro wenyine aragihusha. Rimwe na rimwe ubuse ibi nibyo navugaga kuri William Togwi, ndavuga ni umukinnyi yego utari mwiza kubera ko biragaragara ko ashaje amaze n'igihe adakina, ariko nanone reka twereke umurimira hitaka kubera ko nta baro yahawe ngo azipfushe ubusa nyinshi, kandi nizo yapfushije ubusa wabonaga ko hari icyo yakoze. Arateye yateye poto, ntabwo ari umuntu uri guswata, ntabwo ari wa muntu hene. Niba ateye poto agatera umunyezamu agakora save, ubwa gatatu azatsinda igitego nk'uko byagenze ejo bundi. Nk'uko byagenze sibyo? Yego si byinshi, ariko ibitego bibiri mu mikino 7 muri pre-season si bibi. Wakizera ko uwo muntu wenda muri shampiyona mugezemo muri gukina imikino iri competitive hari icyo yaguha. Ariko uyu munsi none akuriye amafaranga, uri kumva waramwerekanye akuye amafaranga, ugiye no kuzana uwitwa Mugunga Yves, nawe utizeye physique ye hose. Mugunga Yves sinzi kutanga Bing Berukaza na Mugunga Yves. Nuko wenda Forunganya agiye gukina akaba ari uzakina, ariko ubundi aba bose nta kigenda kabisa. Ibintu birakomeye. So equipe ya Rayon Sport rero yamaze kuba ifata umwanzuro wo gutandukana na Shadrack Bing Bero. Undi mukinnyi ugomba kuva muri equipe ya Rayon Sport ni Rukundo Abdurrahim Papre. Abdurrahim, uyu Rukundo Papre yagombaga gusoka muri Rayon Sport kuko nawe yabyifuzaga. Ibaze ko umutoza yari yatangiye kumujyana muri defense, ibaze umukinnyi nka playmaker bakamujyana muri defense ngo ni hari kubona fitting. Imagine uyu rero Papre akaba yamaze kwigira muri Kiyovu ku masezerano y'umwaka umwe. Aravuga ati reka ngende mu Bayovu turakare kabisa. Ko Kiyovu mwitonde, ifite Sharif Bayo, ifite Hamis Cedric, igize Rukundo Abdurrahim Papre, iraza kumanura n'abandi bakinnyi nka 3. Ndakubwiza ukuri mwitonde mutaza kugira ngo Kiyovu iraza kubara. Kandi umutoza wayo ni hari ingingo Francis, umunyezamu kapitene aracyahari Nzeye Rwanda. Mbabwiza ukuri ikipe hano zishobora kugira gute, zishobora kubirya mu byita imikino. So nibyo ngibyo rero biri kuvugwa. Ubwo wenda inkuru yindi yo muri Rayon Sport yo nayigarutseho yuko ishobora gukinira imikino yayo nyafurika hanze. No kuri Mugunga Yves namugarutseho. Ndumva nyine iby'ingenzi byose muri equipe ya Rayon Sport mbigarutseho. Byose mbigarutseho pe, byose mbigarutseho. Ahubwo munyemerere twinjiye muri equipe ya n'abandi bakinnyi bashyashya muri Rayon Sport bagomba kwinjira. Naraye imbagarutseho ku mugoroba. Ubwo wenda ubaye utarebye ikiganiro byagusaba kongera gusubira inyuma ku kiganiro twatambukije ku munsi w'ejo ukakireba ukacyumva, kubera ko ni twarabitangaje. Hanyuma ahubwo reka aya makuru tuyakomereze Shyorongi, twerekeze Shyorongi. Shyorongi rero bari mu myitozo. Shyorongi bari mu myitozo ikakaye cyane. Amakuru nakuye Shyorongi nuko umutoza witwa Abdurrahim Talib yararakaye cyane. Yararakaye arakajwe n'ibintu byinshi. Bimwe mu byamurakaje harimo performance za bamwe mu bakinnyi yatunguwe nazo. Buriya umutoza witwa Abdurrahim Talib ni umutoza wari wamaze kwizera ko byibuze yapfa gukoresha ishimwe peri. Yaramaze no gutuza, yaramaze no kubwira ubuyobozi bwe ati it's fine, ati naribi rwose. Uwitwa Papre anako uwitwa sugo Papre yabaje, uwitwa Taleb rero ngo yatunguye cyane no kubona umunyezamu wa peri muri munyera y'abahizi. Munyera y'abahizi yatunguye cyane no kubona umukinnyi witwa uyu mukinnyi Memedao. Hari abakinnyi benshi bamutunguye cyane, ahubwo ngatungurwa no kwitwara neza kwa Pasi. Naravuge ngo Pasi, ibyo bintu nabivuze APR itarakina umukino n'umwe wa gicuti. Ndavuga ni Pacifique Ngabo nziza nibizabatungure ari umukinnyi muri equipe ya APR ubonye umwanya muri shampiyona muzabibona. Wenda mu mikino nyafurika kubera ko ari n'imikino mike, imikino 5 ya Cecaf n'ibiri ya CAF Champions League, kuko ni ibiri gusa sinekereza ko bazasezera Pyramide
urumva wenda wowe biragoye kuko hano bisaba no kujyamo umuntu ufite experience, ariko mu mikino ya shampiyona umukinnyi witwa Ngabonziza Pacifique mwitonde cyane. Uyu mutoza akunda abakinnyi bakiri bato, ibyo cyo mubimenye. Niyo mpamvu ubona Karenzo Alex, Nduwayo Alex nyine akunda kubona umwanya, uri kumva akabona umwanya mbere ya Ryusuwan. Ndakubwiza ukuri, ekipe ya APR muzabona muri shampiyona muzabona 11 batandukanye nabo mutekereza. Ni ukuri da, muzabona 11 batandukanye nabo mutekereza. Gusa ikibuga cyo Mamadusi agomba kuba kirimo no mata hawo, uko byaba bimeze kose Mamadusi agomba kuba ari mu kibuga. Uyu mutoza ashobora guhitamo gukinisha system ya 4-4-2 agakinisha ba Rutahizamu babiri. Mamadusi ni witwa William Togwi, gusa Togwi we biri kuri tangent. It can depends ku myitozo isigaye agomba gukora, ariko ubundi umwanya ubanzamo we awufite nko mu gupushinga kugira ngo bakomeze bamama yibwe, kubera ko ari we bizwi ko bagomba kugenderaho kuko arahenze buriya. Ariko ubundi uwitwa Shadrack anako William Togwi, uyu mukinnyi umwanya we ntabwo wizewe. Ariko Mamadusi n'uwitwa Watara, ubundi hari abakinnyi bafite umwanya utavaho, ibyo byo n'urucabana. Uwitwa Mbarenga Fitina kubera ko nta yandi mahitamo ngo n'umusiniya, uwitwa niyo mugabo Claude, uwitwa Nije na Clement, usibye ko nawe byatangiye gushidikanwaho, murabyibuka ko umukino wanyu bayicajwe. Uwitwa Watara n'uwitwa Mamadusi, abo bakinnyi nibo bakinnyi bonyine umutoza kubwira ati bafite umwanya uhoraho. Na Ruboneka Jean Bosco bafite umwanya uhoraho, abandi anytime wajya hanze. So muri Cecaf Kagame Cup rero ngira ngo wenda twajya kuri tombora, wenda nkanakubwira ama ekipe APR yatomboye uko ameze n'ubuhangaje afite, yewe n'inzira APR igomba gucamo kugira ngo igere kuri Cecaf. Okay. Okay. Uyu mutaramu rero kanze ndebe aya makipe yose ubundi turebere hamwe nyine APR iragera kuri finali inyuze mu yihe nzira, birayisaba iki? Mbere na mbere APR S yatomboye ikipe yitwa NEC S niyo mu Bugande, itombora Bumamuru S niyo mu Burundi, na Murandege yo muri Zanzibar. Uri kumva? Iyi Murandege yo muri Zanzibar iri ni itsinda rya kabiri. Itsinda rya mbere ririmo Singida Black Stars, Guard Corps FC, Ethiopia Cafe ndetse na Kenyan Police. Mu gihe mu itsinda C harimo Al Hilal Omdurman, harimo Katora FC, Mogadishu City Club ndetse na Al Ahly Madani. Sibyo? Vipers yo yamaze kuvamo. APR rero APR iri mu itsinda B. Mu itsinda A bazatombora mu itsinda C, nuko ngo izaba ya mbere, ubwo wenda reka mbare Singida kari ibaye ya mbere mu itsinda A, yazatombora izaba ya mbere hagati ya za Al Hilal za Katora FC. Uri kumva? Ubwo ni Al Hilal wenda, sibyo? Al Hilal niko ngo Singida muri kimwe cya kabiri ishobora guhura na Al Hilal, mu gihe nyine ibyo ndi gupredictinga bihuye. Hanyuma APR S nayo igomba kuba ya mbere muri iri tsinda, nuko ngo iramutse ikomeje APR S yazahura n'izaba yabaye ya kabiri mu matsinda yose ariko ifite amanota menshi. Aha rero wenda ushaka kuvuga uti ni Kenyan Police, kuko wenda Kenyan Police nayo ndayibona nk'ikipe ikomeye ishobora kugira amanota menshi, ubwo APR ikaba yahura na Kenyan Police kuri muri kimwe cya kabiri igahita igenda ikagera ibi n'urucabana. APR iyi Cecaf imikino 5 gusa, harimo niyo wagiunganya ugakomeza kuri hehe, ariko ahangaye ekipe APR nikora ikosa ryo kubeshya abanyarwanda. Iyi ni Cecaf igomba gutaha inyarugenge. So amakuru rero ava Shyorongi,
aremeza ko umutoza witwa Abdelrahim Talib rwose yabwiye umupeti witwa Ngabonziza Pacifique, aramubwira ati itoze cyane, yamubwiye ngo itoze cyane, kora neza. Abakurikiranye imyitozo ku munsi w'ejo n'ejo bundi yamwibanzeho cyane, aramubwira ati kora cyane, ni ikibazo cy'igihe, uyu mwanya ni uwawe, uwitwa Ngabonziza Pacifique. Undi mukinnyi ni Mamadou we ntabwo bishidikanwaho. Gusa ikindi kintu kiza navuga muri equipe ya APR, uyu mutoza ari kuvuga ati ntabwo nakina nafite Rutahizamu nimero 9 hatari. Mamadou yakina ku ruhande, ubwo bushobozi arabufite nta kibazo. Ari gutyaza Rutahizamu witwa William Togwi, ari kumukoresha imyitozo itandukanye n'iya bagenzi be, ari kugira akamushyira no ku ruhande, bakamutoza abakinnyi, bakamuhereza amasantre ku mitwe ye, bagashyiramo umunyezamu wa mbere agatera imipira igana mu izamu. Uyu Rutahizamu ari gutozwa gutsinda amakipe, kuko uyu mutoza aramukunda cyane. Ati kubera iki? Mamadou ni umukinnyi mwiza ushobora kugufasha mu buryo bwa tekinike, mu buryo bwo kubaka na ekipe, kubera ko wazi gukina, yacenga, yatanga pass. Ariko nanone akavuga ati dukeneye Rutahizamu w'igihanyanswa mu gihe twahuye n'ikipe ifite ibidefenseri bikakaye, uragenda akajya akaduruvanga. Ubu rero nta wundi ni William Togwi, nta wundi uhari, kuko Watarawe yamaze gufata umwanya w'iburyo, byo nta umutekereza kuri nimero 9. Ati rero yego Mamadou ni mwiza, ariko nanone ku mbaraga, ku kijyanye na physique, dukeneye Rutahizamu ushoboye gutsindisha umutwe, ushoboye gutsindisha amaguru, ariko nanone ikirenze icyo w'igihanyanzo. Ari niyo mpamvu witwa William Togwi agomba kubona umwanya byanze bikunze. So ari gutozwa rero ku buryo uwitwa William Togwi yabwiye umutoza witwa Abdelrahim Talib, aramubwira ati ibyo byihorere, critique narazumvishe, ibyo bamvuzeho narabyumvishe, ariko iturize ubihorere, turafata ikipe tuzihonde. Yitwa William Togwi. Aho rero ugomba gutinya, aho ngaho ugomba gutinya. William Togwi yabwiye umutoza, aramubwira ati ibyo byihorere, iturize ubihorere, bavuge, ariko njyewe icyo gukora ndakiza. So njyango nibyo ngibyo rero. Hanyuma kuri case ya Memedao kutajya muri ekipe y'igihugu, ubundi umutoza yabwiye federation ya Burkina Faso, arababwira ati njyewe nzakenera umukinnyi witwa Memera Yufdao, kuko urumva yamuherukaga ari meilleur joueur wa Burkina Faso. Aravuga ati mutange invitation na tike muyohereze. Buriya tike bamaze kuyohereza rwose, tike y'indege irahari, indege ya Memedao irateguye neza cyane. Nakubwiye ko muri iyi weekend Memedao yagombaga kugira gute, yagombaga guhaguruka. So uti rero byagenze gute? Ukuntu byagenze, umutaramu witwa umutoza nyine wa Burkina Faso yagize cyaravuga ati ariko reka ndebe wa mutaramu. Ariko ubwo yamaze kubwira abakinnyi nako abayobozi muri federation ko akeneye witwa Memera Yufdao, federation yihutira kumenyesha APR nayo yihutira kwishimira ko umukinnyi wabo yahamagawe. APR yishimira no kutangira process zo kubaza ekipe gahunda z'indege, nako federation rero ya Burkina Faso yari yamaze no kohereza tike y'indege kuri Rayouf Memedao. Icyabaye rero ni cyuko uwitwa Memedao yakurikiranwe nyuma. Umutoza wa Burkina Faso atangira kureba imyitozo yose, areba imikino y'inyera y'abahizi, donc areba imikino uyu Memedao yarebye, arangije aravuga ati karabaye. Ainya mitamvugane mahinga rero. Umutoza yarebye imyitozo aravuga ati hoya ibi ntabyo, aravuga ati hoya ntabwo nyimuhamagaye. So nuko byagenze rero, nuko byagenze. Yamuhamagaye agendeye kuri stati yuko nyine ari meilleur joueur wa Burkina Faso,
ndetse hari n'amakuru yari yamenye ko akigera mu Rwanda rwose yitwaye neza, kuko ngira ngo yanitwaye neza byo, afitemo ama assist 2. Ariko nyuma za kureba irushanwa ngo uwo mukinnyi yakinnye ari ryo ryitwa inkera y'abahizi, ewana abatuye umukinnyi ntabwo ari ku rwego rwo kuza gukina mu ikipe ya Burkina Faso, ikipe nkuru. Ati reka aravuga ati reka uyu mukinnyi abakuwe kuri liste. Nuko nguko rero bimeze. Federation rero amakuru namenye muri Burkina Faso yahise yandikira umutoza iramubwira ati ariko se ibi ni ibiki mwoka byara umukinnyi ko twamaze gutegura tike y'indege, ibintu bimeze bi ariko nyine ubwo nta kundi memeri daho najye muri Cecaf yigaragaza ahinyuza umutoza, ntagenda aterekemo 2 mu mikino ya mbere muri Cecaf Kagame Cup, agenda aterekemo kabisa.